kwitorera uyu munsi ubu ngubu tugiye kwinjira mu bakozi b'Imana dusoze badutunga ibiganza nimba Mbonyi atekinga nyova abantu bitwa korari do Kigali ibyo ntacyo bivuze tuberereke Mignone tukaba twaravuze ibyo mu Bwongereza ko yaherekejwe na Mbonyi urumva hano bihurira ubu yagiye Canada baburetse yagiye Canada yego yaherekejwe nande yabanje aragenda jagajaga Canada aravuga ngo nkeneye umuramyi umusound engineer umuvocaliste Gentil Misigaro niwe yamanukanye Arizona tureka mo ngabo rero nze mwibwirire none ishyano rije kuba ry'abakozi b'Imana yego ejo bundi nabomoye abantu bitwa abayumbe ba Yesu nta jisho ryizuba reba ninjira na Nairobi ndajagajaga za Umoja ninjira za Rongai manuka za Kasarani nsanga papa legend wagiye ukora ibigwi bitandukanye muri community y'abanyamurenge niwe wa mbere wabonye silver button Nairobi ibyo ndabyihorera ninjira mu bugome bwakorewe musiwe wibihe byose Irunga Gasto ndamenagura bamukorera ikiza uzi ibintu bamukoreye ndaje mbyinjiremo kuri Mbonyi baburetse uranjunyinjize mbabarira wincamo Mbonyi senze kukubwira uburyo bagiye kubresinga Kongo muri arena baburetse hari korari do Kigali ibyo ngiye kubyinjiramo yego Gitwaza nyuma yuko amaze kubona gatubutse muri Texas nyuma yuko none avuze ngo niki twakorera bene wacu bari mu minembwe aragenda Imana ikore umwuka w'Imana ubwo niko twavuga ujya muri Frank uramuzi uyu muramyi ndamuzi agiye gukora igitaramo kigomba kubresinga abasigaye mu imurenge mu minembwe agiye kugikorera meni amafaranga yose azava mazagenda hariya azaba aherekejwe na Gitwaza Dr Poso aherekejwe na Papa Legend ndagira ngo nze kwinjira mu bya Papa Legend menagura uburyo bari bagiye kumurya umushinga wa Miss Murenge haza kwijandikamo noneho abazanye Miss Munembwe ubwo ndinjira Dayton Ohio masange Queen w'abagabo jara ndagira ngo tuze kugendana n'abakozi b'Imana bose yego tuze kwinjira kuri pasiteri wa kera wataye witwa Karomba Gayeri uramwemera ntumwemera oya turi mu wa Yesu mwemera nk'umumanager none se ntago yari pasiteri ntago ya blessinze abantu ibwota amasimbi ndagira ngo niwajya kubona video se na ba Melody bagiye kwirebero kwa Keti Bashabe ndagira ngo nze kwinjira mu masano n'icyapfana na Keti Bashabe umbabarire uyu ni umukozi w'Imana ntago ntandukiriye ariko ndaza gukora ishyano ninjire kuri RBA mbabwira imizo ya nyuma y'uwitwa Rugaju Rigani kwisha ejo bundi twakoranye inkuru ndetse nkumvisha n'ijwi ry'uburyo antabiganira agiye gusezera mbabarira none ninjire kuri Rugaju Rigani soze dosiye ye kirayiki uyu nguyu ni umukozi w'Imana ni umuyumbe ariko arashaka guta yego nyemerera jara nyemerera urabyemera cyane ubyemera twanzike rero twanzike wapfura. Alright, JALAS Official TV nanone kandi turabasubuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye icyumweru cyiza kuri mwese mudukunda mudukurikira mutwereka ko rwose muri abantu bacu turabibashimira ni byiza kandi ni iby'agaciro ubwo ngubwo mba nkengurukiye abavandimwe mwese mwumva ikinyarwanda abarundi abanyamurenge abanyamasisi abantu bahehe handi bakunda kuvuga ikinyarwanda cyane hano za Kisoro abantu bo muri Sadeke cyane hari abanyarwanda benshi hari abarundi benshi hari Sadeke buriya kwego abantu bari rwose muri Afrika igice cyo hepfo cya Afrika nabo tugiramo abantu benshi badukurikira ariko kandi n'ahandi hose turabakengurukiye twizere ko mumeze neza cyane abari mu mpande enye z'isi ubwo mpereye USA kabisa shout out ku bantu bari USA kuko n'abantu batwereka ko badukunda bakanabitubwira sometimes bakanatubressinga ubwo ngubwo dusuhuza abantu bose baba baragiye batubressinga mu bihe bitandukanye
yaba njye yaba umukada ubwo waburesinze n'undi byamugezeho ni wane so rero Europe ndetse ubwo ariko USA buriya si twa dusimbutse Canada tugiye Europe tutavuze Canada twaba twirengagije nkana kuko ho nabonye twafite abantu cyane ubwo nsuhuza abantu barimo Jeff abantu barimo Didier abantu bagiye batandukanye ba Olivis n'abandi bagiye batandukanye mwese yaradondoshe we abantu bose bari hariya kabisa n'abantu bacu twizere ko bameze neza ubwo twambutse Europe muri Europe ndetse no muri Asia naho hose muri Australia naho rwose buriya naho nahantu ntajya ndenza ingohe kuko hariya ho rwose ni mu rugo ha kabiri tukiri aho se mfura y'u Rwanda hariya nanjye sibampanuriye Vancouver nanjye ndaguhanurira Sydney ariko se Vancouver bya gicupuri oya mbwira yewe we wampereje ijambo n'umukada mereza ijambo mereza gato utarava kuri iyo ngingo oya utarayivaho mva nkubwire ibintu byambaye ibihese byabaye ejo uzi ko manura ibintu byanyabyo jara byanyabyo wow biteye ubwo amena urabizi ko hari ukuntu abantu ba Sydney batureba ijisho ryiza cyane no mu bihe bishize ejo umuntu yarampamagaye bamwiterike yego jara iyi ni testimony yankanze arambwira ati umukada ndagukunda iyo noneho wahuye na papa Kamba nkanezerwa wow kumwe iyo bakugabiye inkumera arangije arambwira ngo turi hano Brisbane muri Australia turahangaha na famiye n'abavandimwe bose narabagukundishije noneho ngiye kuzaza kurongora mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha nabwiye sheri wanjye fiance ndamubwira ngo ninzongera kubona muri telefone ukoresha nakuguriye hatarimo umukada yikunkumura isoni zanyishe mfungura ndavuga ati se n'uwo mudamu iriya miriro yamenya kadanse yayo arambwira ngo tangira utekereze twebwe abakunzi bivuga amazina bose nka famiye yawe wow udutekereza mu bambere kandi tuzanezerwa udusanze Brisbane ukadutera big up gaye guko rero murumva ko Eric yitwa Eric dutangire mu mujyo w'ubuhanuzi ubwo ngubwo ubwanjye warabwakiriye nyamara nukuri ndakabya nyine sinzozi ndakabya ubuhanuzi yego oya ntabwo zaba inzozi ngo tuzifuze ariko tukiraho nawe nukuri uzansigira officiero utazayigurisha oya tara wajureka ngakubwira ibyo nshaka oya izabihari oya hari n'abandi baba batatu reka na muzehe wa kazi nawe nta jisho riba yireba se yego ni ibyo ngibyo rero ubwo ngubwo nuko tuba twinjiye gikada yego so rero uyu muvandimwe iyo twicaye hano abagiye kwibomorera yinjira mu bikuta hariya ndani urumva ahera katikati yambuka amazi yogoga inyanja zose atubwira uko biba byifashe yaba muri siporo showbiz ndetse no muri gospel uyu muvandimwe rero yego aheruka hamubwira ati uzangarure muri showbiz wabanje kunyura muri gospel nabanje kwiyeza none rero biranahuriranye ni dimanche reka dusenge ngo nabanje kwiyeza ariko wowe ntabwo uzi bya bintu umuvandimwe yavuze biri muri showbiz byo guhuhera barahuhera yari igihe naje ndavuga numva ijwi ngo bararinyorosheje si bakurikiranaga se abakunzi bacu neza umwuka uravuze uti ninde umfashe ninde unize yego so rero umukada wariteretse abanyarwanda barabizi kuri uwabo bakureba ijisho ryiza nyaboneka yego kandi koko twizere ko reka ngira akantu gato bashiki bacu bakureba neza bashiki bacu bamenye ko ndi nkara kirago
Kirambi shampura y'u Rwanda bawe barabimenye noneho anteje abantu baravuga ngo abantu bakatikati ngo mbasubiza muri weekend shabara ubu ntiyandikaga message namara amasegonda 7 ntarayisubiza ngo ntagashyuvumbuye bawe ngo naho muri weekend twayigezemo turashima Imana ko n'abakatikati turi kumwe nawo ariko mbanje kugushimira yuko wanazirikanye nyine n'umurimo w'Imana yego kandi nayo nanabigusabye twavuze ibintu byinshi muri gospel nakurebye mbona ukuntu wambaye ndavuga ni sinjya kure yayo urabizi ko iyo uri mu dushati tumeze gutyo twibara rimwe ntago naza n'ibintu rwose by'umwami w'amajyepfo n'uw'amajyaruguru hano tuba tugiye kuvuga urabona tuba twanagabanyije ibintu by'imitako yego tuba twanagabanyije kandi koko birakora gasaha kaba gentro oya mwarayinumye ko igomba kubiri kuri gahunda ya GMT yego yasesekaye yego so wisesekaye se oyihagaze kumira hari umuntu wantegetse kuyigura nanjye narabigusabye mbona urazaririye oya ni ngombwa ariko orazana zige zaba melody tukangisha yinamike yego rero muvandimwe rero ngira ngo uyu munsi nyemerere twinjire muri gospel yego twize kubera muri uwo mujyo ariko ubwo urabuze kugabanya ijambo ryo kubomora nimba ari gospel nimba warebye outfit ukareba ko turi muri weekend ariko muri gospel ntitubomora nyine urumva udondosha umukozi w'Imana nwangiza ariko hera hejuru duhere ku butumwa rusange ubushize uziko nayo nakuganirije bimwe byacu ariko ni muri ya sport twakoze nakubwiye ati Jara wari uzi ko Los Angeles atari leta muri leta 50 yego ubu uracekinze yego ubu usanga se Los Angeles iri mu yihe leta ya California ubu urakomfirime yego reba ahari iyihe gahunda aho ndabona hibereye Chicago wari uzi ko Chicago atari leta itari muri leta 50 za Amerika duherere gatwa nayo rero waje gusanga ari iki Illinois Illinois hahandi uwitwa ubundi abatibage turi muri gospel nari ngiye kwinjira muri baskofile Illinois baba bohera Illinois reka dukumire Chicago Illinois wari wagira Chicago ahubwo se umuvandimwe nyine uri kumukurikira hafi buriya yabaga yivugira umujyi wa Chicago uri muri leta yihe ya Illinois ubu rero niyo ngarukanye nayo nyine nateguye gutya kugira ngo bize gutambuka mu mujyi wa Yesu kubera ko tugiye niho biriya bintu abantu bose bajya bavuga ngo tuzisanga ngo Miami wari uzi ko Miami nayo atari leta erega dutangire twigisha abantu abari bwota bo babizi cyane hari abakatikati batabizi ngo Miami ngo Miami akagira ngo Miami ni state ubwo Miami iri hehe ku mazi katikati muri leta ya Floride kwa Floride ubwo rero turijanditse twinjire mu ijambo ry'Imana JALAS ubushize aransomeye numva birambabaje wari utangiye uvuga ngo turatangirana n'isengesho ntabwo nabyibagiwe tugiye kwijandika umukada niwe ugiye kudusengera ntunkoze isoni dusengera ku buriri yego ariko dusenga ngo ibinyabiziga tugenderamo bitaduhirika yego Musare Dani komeza gucima ka tuvuye mu cyumweru gisobanura abantu bagiye bagira impanuka zitandukanye tunabasabira ngo Imana nyine borohereze ibyo baba barimo kandi bizagenda neza ariko nanone ngiye nkunda muadani sengesho kuko tuba twarihereyeho ahubwo tugatangirana n'umurongo w'Imana ubwo rero baburetse gusoma ubushize nyine hari ukuntu wahise wanzika abantu baravuga ngo ntiwataye ayo namagambo y'abayumbi twinjiye ntago wataye ngahinjira nari ninjiye ngira ngo mbabwire nimero y'umusare ko ari 0780 58 yego 73 72 30 nari nibeshyeho kubera kutantamiza
sinjya amenya aho yakoreye ubusare vrema duhura ijisho ritukuye navuga ko se ko nziko ari embe niyo ritukuje ahita tubeshya ngo yaraye kuri vora nani agikubita imisatsi aha arikanze oya ubu twaje mu kirayiki ndabona rwose umutekano ari wose bagenda batunyuraho inzego zawo Melody yigeze kujya kwa Emirene abarebye umuntu uri hafi ngo asa nande ariko nabonye basa ngo ntabwo asa na Sabe wabonye badasase wowe ngo niwe wakinnye ya prank twakijanditse kirayiki baramwigendere reka twigendere umukada tureba abakozi b'Imana ijisho ryiza nyaboneka nabo batureba ijisho ryiza batuburesinga yego twinjira mu miriro y'uyu munsi ugenda utwinjizamo gake gake uyu munsi turinjira kuri ijambo turinjira muri Zaburi y'116 igice cya 12 ubwo umurongo wa 12 yego Zaburi 116 umurongo wa 12 ibyiza byose Uwiteka yangiriye nzabimwitura iki mpereye ku mukada yego ibyiza byose Uwiteka yangiriye nzabimwitura iki jara ntacyo nzi twahereye aho twinjira mu magambo meza y'Imana tuburesinga abakozi b'Imana tumaze igihe kinini ndetse na showbiz nyine urabereretse kandi ni ibintu byiza ariko ntimuze gutungurwa ubwo twinjire ubwo rero ubwo twumva twakwinjira nta kabuze uyu munsi twatubwira uko umwandiko wacu upanze urakoze rero papa Kamba nyemerera twinjire mu bakozi b'Imana b'uyu munsi nkubwira imiriro nzanye ndagira ngo tuze guhera muri leta zunze ubumwe za Amerika umukozi w'Imana Poso Mignone nkubwira ibitaramo yajyanye Arizona nze kukubwira inzira y'umusaraba yaciwemo na James na Daniella ejo bundi navuze amagambo muri gospel ishize ntazi byabaye ntazi ko James na Daniella bakoze ibishoboka baragenda binjirira mu bamafiyateri bo muri Mexique kugira ngo bisanga Amerika mbabarira ni mbere yuko baba we Mexique izitwa za Nicaragua niho bagiye babacorera uyu munsi ubu ngubu tugiye kwinjira mu bakozi b'Imana dusoze badutunga ibiganza nimba Mbonyi atekinga nyova abantu bitwa korari do Kigali ibyo ntacyo bivuze tuberereke Mignone tukaba twaravuze ibyo mu Bwongereza ko yaherekejwe na Mbonyi urumva hano bihurira ubu yagiye Canada baburetse yagiye Canada yego yaherekejwe nande yabanje aragenda jagajaga Canada aravuga ngo nkeneye umuramyi umusound engineer umuvocaliste Gentil MISIGARO niwe yamanukanye Arizona tureka mo ngabo rero nze mwibwirire none ishyano rigiye kuba ry'abakozi b'Imana yego ejo bundi nabomoye abantu bitwa abayumbe ba Yesu nta jisho ryizuba reba ninjira na Nairobi ndajagajaga za Umoja ninjira za Rongai manuka za Kasarani nsanga papa legend wagiye ukora ibigwi bitandukanye muri community y'abanyamurenge niwe wa mbere wabonye silver button Nairobi ibyo ndabyihorera ninjira mu bugome bwakorewe musiwe wibihe byose Irunga Gasto ndamenagura bamukorera ikiza uzi ibintu bamukoreye ndaje mbyinjiremo kuri Mbonyi baburetse uranjunyinjize mbabarira wincamo Mbonyi senze kukubwira uburyo bagiye kuburesinga Kongo muri arena baburetse hari korari do Kigali ibyo ngiye kubyinjiramo yego Gitwaza nyuma yuko amaze kubona gatubutse muri Texas nyuma yuko none avuze ngo niki twakorera bene wacu bari mu minembwe aragenda Imana ikore umwuka w'Imana ubwo niko twavuga ujya muri Frank uramuzi uyu muramyi ndamuzi agiye gukora igitaramo kigomba kuburesinga abasigaye mu imurenge mu minembwe agiye kugikorera meni amafaranga yose azava mazagenda hariya azaba herekejwe na Gitwaza Dr Poso aherekejwe na papa legend ndagira ngo nze kwinjira mu bya papa legend menagura uburyo bari bagiye kumurya umushinga wa Miss Murenge haza kwijandikamo noneho abazanye Miss Munembwe ubwo ndinjira Dayton Ohio masange Queen w'abagabo ndaza kwinjira ku kinyamakuru gikomeye cyitwa
namaze guhinda umuriro oya shanyarazi namaze guhinda umuriro eko ari umusiniya twaje kumuha kode uyu nawe afite igitangazamakuru Kenya gikomeye yashatse kunyanganya umugisha wa Papa Legend afatanyije na Dr. Sam Kidodos ubwo rero aho ho turaza kumuha kode kuko ni umusiniya kandi arakunzwe mu banyamurenge mu gutambuka rero turaza gusoreza he babarira wincamo turaza gusoreza Bujumbura agiye kubera ibitangaza aho abanyamurenge bagiye guhurira bose bambika ikamba ubwo ni nyampinga ubwo ni iki ni umugabo ni rudasumbwa ubwo ni umugore ubwo ni nyampinga se urepresentinga abanyamurenge bose ku isi cyane East Africa ni njuri bubibaza UMUKADA urabimbwira neza ariko noneho tuze kugendana n'abakozi b'Imana cyakira ijambo rigiye kuduherekeza twinjiza mu mwuka yego natangiranye n'ijambo ryanjye ryagombaga kumerekeza ngewe ubwanjye gikada yego ahangaha JALAS yemerera tugendane yego ndagira ngo tuze kugendana n'iki kiganza cya Yesu nambaye reba hano Jara iki kiganza kiduherekeze icyo ni cya Yesu ase dana ari kukibona tuze kugendana n'iki kiganza cya Yesu icyo kiganza kire kure bakirebe neza twongere rero twitunganye kiba kiri ku mutima gikada tugiye kwinjira mu bakozi b'Imana byagenze bite ndumva ari ukubomora nubwo wabyanze nuko bomora oya abakozi b'Imana so ababomora ugenda hose unyuramo nabonye na masengo mu minsi ishora batubwiye ko gahunda iri muri Amerika ariko nabonye muri Australia ariko areba ijisho ryiza gahunda serega ni worldwide ngenyemerera tuze kugendana n'ama ministeri tuze kumenya ngo gisubizo iri ku ruhe rwego igiye guserebura anniversary y'imyaka 20 maze yego uri kunyumva Jara none se irabikorera he muri expo ground hamwe MTN yajyaga ibomorera gisubizo iyi niyo ministeri ya mbere ifite amashami menshi ku isi uyisanga i Burayi representare gare wayo ari mu Buholande urayisanga Australia mu gihugu cy'u Rwanda ni he itari gisubizo irwamagana na Nyagatare Rusizi Musanze Muhanga Kigali ni he itari True Promises igiye gukora ibiki babarira tuze kwinjira True Promises nyemerera dusuhuze tunahe shout umujene umuvandimwe Shukuru kuva muri gisubizo hari ijisho ryiza umureba muza gacya noneho kambayeho uyu mwandiko ngiye kumena waciye mu maboko 9 arindwi muri yo yaciye muri gisubizo teye ubwoba gisubizo ifite amashami hirya no hino za Amerika za Canada baciye impaka ye muri East Africa tekereza gisubizo ifite ishami Burundi ifite ishami amashami 2 mu Bugande Mbarara na Kampala ibaze none Nairobi ifite amashami ahantu 4 ko yiteretse ifite amashami ahantu 4 ibyo rero tugiye kubyinjiramo ngiye kuvuga ngo tumenagure Jara tugendane gahoro mbabarira uyu munsi turagendana n'ijambo ryo mu migani igice cya 17 umurongo wa kangahe wa 17 yego kandi inshuti zikundana ibihe byose yego ubwo biri dedicated kuri indese inshuti raza gukenyeta nagira ngo tuze kugendera muri Zaburi harimo ijambo rivuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo aho niho rero James na Daniella bapfukamye babwira Imana ngo twereke inzira tunyuramo muri za Nicaragua na za Mexique twuburukire muri Amerika ariko bamaze gutegura igitaramo kigomba kublessinga ibyo byose tugomba kubyinjiramo icyambabaje no kukwinjira ari ubuntu mbabarira dutangire neza Jara abakozi b'Imana twinjire mbabarira nyobora ikiganiro biremeye rwose urabinyemereye papa ndabikwemereye nk'umukada CEO Jara ndagira ngo tuze kugendana n'abakozi b'Imana bose tuze kwinjira kuri pasiteri wa kera wataye witwa Karomba Gayeri uramwemera ntumwemera
oya turi mu mujyo wa Yesu mwemera nk'umumanager none se ntago yari pasteri ntago ya blessinze abantu ibwota amasimbi ndagira ngo niwajya kubona video se na ba melody bagiye kwirebero kwa Keti Bashabe ndagira ngo nze kwinjira mu masano n'icyapfana na Keti Bashabe umbabarire uyu ni umukozi w'Imana ntago ntandukiriye ariko ndaza gukora ishyano ninjire kuri RBA mbabwira imizo ya nyuma y'uwitwa Rugaju Rigani kwisha ejo mundi twakoranye inkuru ndetse nkumvisha n'ijwi ry'uburyo antabiganira agiye gusezera mbabarira noneho ninjire kuri Rugaju Rigani nsoze dosiye ye kira yiki uyu nguyu ni umukozi w'Imana ni umuyumbe ariko arashaka guta yego nyemerera jara nyemerera urabyemera cyane ubyemera twanzike rero twanzike wapfurawe tugiye guhera herero twahereye katikati kugira ngo tubanze tuwavire rimwe tugende noneho tugere Nairobi majagajage ubundi ngasoreze muri leta zunze ubumwe za Amerika biraza kuryoha kandi abakozi b'Imana ntibatwange badushyigikire badukunde kandi natangiye ngushima yuko tugiye kubererekera showbiz kugira ngo ihumekemo gake dore ko nibindi bya Chicago biba byaragiye bisohoka wabibonye se breaking ko bari kugenda babizisobanura bigaragaza nari nangiye nkubaza ikibazo ngo abakozi b'Imana bakubresinze ugakunda uyu murimo nabumvise ndagendana nabo ariko korari zatubresinze mu bihe bishize buriya zayimpuwe urazibuka ndazibuka za korari iriba za Jehova yire baba we za Hoziyana Gitare we Gitare ntago wataye turi kugenda urambaze kutabyumvere babyumva turi kujana aya makorari hari ikorari yabanjirije iyi muvoma nagiye mbivuga mu bihe bishize tusubire 1995 ubwo u Rwanda rwari ruvuye mu bihe byari bikomeye bibi cyane turabizi twese twari dukeneye abantu baduhumuriza twari dukeneye abantu badukomeza umutima twari dukeneye ubuhanuzi bwiza butwubaka aho niho iyo niyo breakthrough ya Dr. Poso Gitwaza iyo niyo breakthrough y'uwitwa Masasu Apotre Masasu ubushize twabakomojeho restoration mu gihe cyo kuvuka kwa church aho niho twagiye tubona abakozi b'Imana bapfukamiye igihugu baragisengera cyane barabwiriza abantu imitima yakomeretse irongera iriyubaka aho niho dutangira dutanga amasharawuti kuri Gitwaza nande na Masasu aho rero restoration hari nka korari yo muri restoration uzi cyangwa muri Zayoni uriya hariyo nzira ngewe nzi Azafu yo muri Zayoni yego yo muri Zayoni restoration harya yabo yitwa ngo iki erega buri ako se buriya ntuza zira zose se buriya zindi z'aba ministries nyinshi siba zaragiye zinavayo ese korari umusingi urayizi umusingi sinkuzi pe none se korari umusingi wageze hose ya katikati ariko mbere yuko umusingi uza twabonye korari ya tubresinze yitwa Rehoboti naho nashaka none sisengera niho naringiye muri restoration niho yatangiriye aba nibo bazanye ibintu biri modern by'abayumbe hadusanga bo bakabaganza Liliane aha aba baje mbere bereka umurongo ngenderwaho wararume ministry dutangirire mu rw'imisozi tugende rwose tuzamuke aha niho twaboneye ya muvoma by the way twabonye ama ministeri ari kugenda azamuka na healing yazanye ministeri ariko Rehoboti ya bresinze yitwa restoration cyane eze za upendo za Kimisagara ujuzimenya ndazumva Kingdom ya Burava ngira ngo Kingdom ya Burava se buriya yo tuyibariza he harya restoration Kingdom ya Burava ibyo yakora byose ntabwo izigera irenga gisubizo yankana kuki utabona urwego rwa gisubizo ja gisubizo yacimaka yariteretse urayemera ndayemera urayemera yego
reka twijandike rero Twijandike ubwo twagiye twibutsa abantu ibihe bya kera twagiye tubona za korali za Sirowa zagiye zituburesinga twagiye tubona za impuhwe nyuma y'impanuka bakoze twagiye tubona amakorali menshi rega yatuburesinze mu murimo w'Imana. Yego ubwo rero tuba tunagira ngo banatureba ijisho ryiza bajye bari tureba cyane kuko nta wundi uzavuga amakuru yabo ntawe. Mu Rwanda rero yego twagiye tubona muvoma noneho y'ikiragano cy'abakozi b'Imana bari batangiye kugendana n'imirongo migari y'igihugu ubona ko bari kugendana n'ubwo buyobozi ariho ninjirije Meriya we yararengaga mu gihe ba Gitwaza bo bari barimo bahanura mu gihe nabo bari kugenda bubaka imitima we noneho yageraga akajya ku mipaka agapfukama akagera muri za gereza witwa Kanoni agasengera abantu duhera aho ngaho tugendane n'imirongo nyuma y'uko benshi abandi bakozi b'Imana niho haziyemo ba Mignone nabo ubona ko ari gutya ku murongo cyane rwose turi kugendana twagiye rwose. ariko tuza kubona uburyo umurimo w'Imana uri kwaguka ukuntu na leta ibiri hafi ubu ngo haje gahunda yo gusoresha insengero ituro barisoreshe hagaragayemo za maguye hagaragayemo abantu bari gusebya umurimo w'Imana bageraho bakazana ibinyoma za gereza ziri kuvuza ubuhuha twagiye tubona ibyo byiciro by'abantu bose ubu uko tuba twakumiriye ese jara ni ngombwa yuko koko bari abakozi b'Imana abanye ntibaze kubibona nabi ariko twabonye abagiye banazira amaturo kandi rero matari n'amabi yanditse muri Bibiliya ariko ukabona strategy zabo twabonye bayongwe twabonye bande ariko nanone ukabona barakosowe ukabona hari ikindi bahindutseho n'abarugagi bose twagiye tubabona. Iki si cyo gihe cyo kugira ngo amatorero atange message ngari bagendana n'imirongo migari kandi nanone nimba hari ikinjiye babyaza umusaruro bungukira igihugu si cyo gihe oya nibyo ariyo mpamvu abataturoho abakozi b'Imana rwose nibikoremo. Yego bariteretse barebe ukuntu bakora umuhanda iki rega buriya urusengero niyo rufite nk'agakreshe cyangwa rukagira nk'irindi shuri ry'ubundi buryo akavuriro se yego ira nayo bari contribution ku gihugu iri bari contribution nini cyane. Ndagira ngo rero tubanze turangize mu Rwanda nta kantu nari nateguye tuza gucamo gusa ariko mu Rwanda duhere ku bitaramo tubivireho rimwe. Yego sibyo aho ndacyaha kugira ngo mubanze musobanukirwe aho rero niho nshaka kugira nanjye nze nk'umukada. Yego duhere ku bitaramo nibyo jara fata ijambo mubaza ni umukada wariteretse hano utubwira ko Israel Mbonyi season 3 yari imenyerewe kubera muri arena itakibaye. Yego tubwira ko kuri no tariki twari tumenyereho Mbonyi tuzabona Chorale de Kigali. Yego mu gitondo rwose tuba tubonye witwa Israel Mbonyi rapostinze ati nta gihindutse icyambu 3 muri arena kirabaye. Yego maguye zavuye cyangwa waratohoje ntiwayazana yuzuye. Oya ntago rwari rwo rwego rwacu. Yego urakoze cyane. Dushimye Imana yuko Mbonyi ublessing igihugu yongeye kwitereka muri BK Arena twagiye tubigiramo debate zikomeye kandi nanone buriya hari ukuntu haba habaye ibintu byinshi mu gikari ku buryo nabandi bari baripanze iyi tariki yarwaje umutwe abantu hano mu gihugu yarwaje umutwe bigeraho na Chorale do Kigali iravuga ngo twinjira mu bihe bya Noheli muzi ko ari ibintu by'abakatolike cyane muzi imihango bakora muzi ziranyenyeri zayoboye abanyabwenge bajya gutura Yezu yavutse muzi ko ari ibintu bya Noheli iriya tariki barayishatse ariko hari ikintu cyitwa amasezerano na bikare nabiciye muri Mushyoma Bubu ariko ikintu gikuru gihari nuko na Mbonyi bimuhemukiye ntago ari uko yabishakaga. Mbonyi hari gahunda yuko agomba kublessinga abanyamerika niyo mpamvu afishe zatinze gusohoka twinjiye kwa 11 afishe zirakorwa kwa 11 kukarangira abantu babiyizi ntahinduka nawe ntago yabikuyemo umugisha. Iki kintu nagiye ngikomozaho cyane mvuga ngo ibijyanye na visa
ndaje mbyinjiraho kuri James na Daniel kuboko kw'iburyo ariko na Mbonyi ntago bimushimishije umuntu wajyaga mu masare yo mu Buganda ateye ubwoba hanze noneho harayere hari bwinjiza ibihumbi bikubye inshuro zingahe BK Arena ugasaya yamennye Kenya ugasara topinze do you think ko wabyishimiye kandi hariho gahunda ya visa bigeraho noneho na korari do Kigali ripanga iravuga ngo dukeneye iyi tariki nimba umuntu yatangiye gutekereza ko nyuma yo kubura visa ari bujye muri stade Amahoro abanyamakuru bajya mu madibete atandukanye bageraho baranavuga ngo Mbonyi warenze urwego rwa BK Arena can you imagine none do you think ko aje muri BK Arena yishimye harishimye gute kandi je ariyo makuru nagiye nangaza ngenda runono do you think ko korari do Kigali yishimye irasubira camp Kigali none se korari do Kigali yakora ishyano ryo guhuza igitaramo cyayo n'icyambonyi zeru bahita bayirya nuze kumvugisha amagambo akomeye bahita bayirya buri muntu wese abavuga ngo Mbonyi kandi korari do Kigali kagira umwihariko wo kuririmba n'izindi ndirimbo zindi zo mu bindi bisata ubona zikira abantu muri mood ariko Mbonyi yaba ikitwa one step ahead yarabatambutse none cyo nibaza Mbonyi yakoze iki ngo adeturuna uwo munsi ntabwo ari ukudeturuna ahubwo yaratengushywe kugeza ku rwego avuga ngo ibyo nari narasinyiye nimwongere mu bimpe biranze ikintu cyabaye ni booking kugeza ubwo namenye na company hostinga muri BK Arena ndagenda ngeraho nsanga bayihereje amaskedo abantu bagomba kuzahostinga byo bamenye ukuntu bategura amastoke yabo kugeza ubwo booking zari zararangiye korari do Kigali iyi ni korari y'abaherwe nubwo na Mbonyi afite agatubutse kamuri inyuma kugeza ubwo rero byanze aravuga ngo ibya visa biranze n'ibya stade Amahoro barankumiriye ngo ashaka kwipasa undi mupira kandi ngo ari gutagetinga ko azaba nafite hit songe koraboye na The Ben avuga ati nzaba titiza n'abasekira baramena stade Amahoro kwinjira mu madibeti none ubwo twavuga ko Satana atsinzwe cyangwa Yesu atsinze sinzi ubu dukore which is which I don't know twiyanzikire natwe twiyanzikire ubwo ngubwo ndabyumvise aho ngaho nari mafitiye amatsiko cyane no kugira ngo tuhanyure n'abantu bumve turishimye cyane Mbonyi yari kujya ku blessing abantu bo muri Amerika muri ari amasare nago twabonye se abantu bagiye muri Amerika n'udusare duto bitandukanye na BK Arena n'abanyarwanda bamukunda East Africa yose iramanuka muri bino bintu by'abakatolike buri abagira ikintu gikomeye za Kibeho sinzi nimba ubizi muvoma ya za Kibeho usanga n'abandi Burundi na za Uganda bamanutse nuwo mujyo Mbonyi agiye kuzakoresha igitaramo amahanga yo East Africa imanuke n'urwo rwego rwa Mbonyi ariko nanone ari ntago yishimye kubera ko ashimishijwe n'iki iki ubu ngubu iri joro arongera afata ndi Tanzania iryakeye yafashe nahoze mbebona none se utekereza ko bamuhangana nayo mu Rwanda ariko mahanguza amafaranga ako jara nyumvira wagize ngo ntashaka yisumbuyeyo muri Amerika Melody amafaranga ari gukorera Canada huye nayo Mbonyi yakorera muri Amerika bamuhaye miliyoni ibintu byo hanze ijana z'amashiringi sisenkane zino se company ziba zimwonka ibiki bari aba manager baba mudiringira utekereza ko batama ni Medise ko medali ufata 70 kwijana ave byihorere miliyoni 70 twanzike duhere kuri Papi Clever ubwo ni ibitaramo tuva mu Rwanda wamenye ko afite igitaramo kihe Papi Clever amaze gushya kandi noneho bazagikorera mu Ntare Conference Arena ni ikintu gikomeye ikiba cyanangaje nuko bagomba kwinjira ari ubuntu niko gashya karimo bazashyiramo agaseke ni ku itariki 10 zo ku kwezi turi kumwe Sunday yego umuntu arafashwa gashyiramo tarani yari bwinjirire 5 urukumva yego yego yabagisubizo bwikaba rya oya baburetse gisubizo ni nyamukuru tubanze twinjire kuri True Promises nyuma yuko healing kwanza n'umwandiko wa healing narawumenye healing nyuma yuko Kibonke abambuye YouTube channel sinabivuze ubushize YouTube channel igize abasabi 225 ahari windirimbo ziri muri za miliyoni 2 3 imwe yanga kurekura Peter na bakadogo na
mushiki wa ba Peter bose ni benshi nabitwa ba Mercy ubu bashinze healing worship ministry ubu bashinze ministeri bashinze na YouTube ice nigize abasabi 4,000 kibonge yasigaranye yayinda aragomeza yishyuza baza kureba za ndirimbo za kera za Karuvari ariko izubu sazakura he abahanga ko na Mercy bamutesheje agaciro True Promises itariki ya mbere yamaze kwitereka igomba kuza camp Kigali ikishyuza amafaranga afatika tike ya make ni 10 camp Kigali z'ukwa 10 kini igitaramo z'ukwa 11 itariki ya mbere z'ukwa 12 December reba December nabira ahubwo genda umfasha True Promises z'ukwa 12 live concerts Sunday December 1st yego at Kigali ibiciro fasha abantu fasha abakozi b'Imana babereye yego ibiciro katurebe gato mfasha abakozi b'Imana ndabona regular mbere uyiguze ni 5 ku muryango ni 7 yego VIP ni 10 ku muryango kenze VIP 25 hanyuma table y'abatandatu ugatanga 200,200 yego urakoze cyane aba ni abakangaye bagomba muri sekira tuyita urubiri izi ni impamvu nyinshi zigomba gutuma JALAS Papa Kamba ngumisha muri gospel yego ibitaramo ni byinshi tuve kuri True Promises rero none twinjire kuri gisubizo igomba kwiziza anniversary y'imyaka 20 maze wibuke ko mu ma ministeri ararume ariyo yabaye imbonera Rehoboti yari kwaya nubwo nyuma byaje guhinduka ararume niyo yatangiranye ama ministeri ararume rwose yego gisubizo rero yaje ari ifite amashami menshi kwisi mu Burayi muri Australia muri Amerika Canada hose yego by the way bibutse kejo wendi True Promises yanafunguye ishami ryayo muhango mukuru wabereye Kentucky ariko tuvuge ko muri rusange ari Amerika twinjire kuri gisubizo imyaka 20 igomba kuyitangirira Foursquare itariki 13 n'itariki 14 Foursquare kwa Masengo ariko 15 bikazabera kuri Expo Ground ari naho gisubizo ishami rya Kampala rizaza kuba blessinga niho bazaturuka hanze y'igihugu bonyine ishami rya Kampala mwasobanukiye gisubizo urwego iriho yego ndagira ngo mbibutse ko uwitwa Ben na Chance Pastor Ben wa blessinzwe na Masasu na Masengo Foursquare nabo bakomeje ibitaramo byahereye Canada bajya Australia n'ubu baracyakomeje mu nsengero zitandukanye kandi n'ibindi twabahuje nabyo bya Canada nzaza muri uwo mwandiko ukwayo kuko yamaze guhabwa ubupasteri ariko James na Daniella nabo tunabaviraho rimwe nabo bafite igitaramo muri Amerika muri Arizona muri Maine ubwo twambutse mushize nakoze umwandiko ari 3 ariko zigamije ku blessing urugendo mu gihe Mignone we yibre we none ategura ibye akibressinga akagera akaza ka blessing abandi yego Conference Connect igomba kubera he ya Mignone yatangiye igomba kuba iminsi 3 dukoze iki kiganiro turi ku munsi wa 2 ari gucimaka muri Amerika uyu ni umunsi wa 2 conference ariko man umuntu utemera Mignone koko n'uburyo ari kugenda blessinga uyu narababwiye ngo ni umuhanuzi ujyanye na blessing no kuremera abantu personal development nza kuvuga abandi bagura ubwami bw'Imana bayobowe n'intumwa Gitwaza nza kuvuga nabandi noneho bashinzwe deliverance batera icyuhagiro ndaze ncoreze muri kuri rigani nawe ni umuyumbe so umukada mbere yuko rero wenda ukomeza n'ubundi nubwo tukiri hakurya y'inyanja yego ubwo sinzi ukurure buze kubihuza kuko numvise bamaze kugera kure amasegonda 5 yego mpita mbivaho nyuraho ndagira ngo mbanze nze kumena aba ni abayumbe turi kugendana nabo abayumbe ba Yesu yego si twasobanuye iryo jambo ikintu risobanuye ejo bundi nikije ku mwandiko w'ibintu bakoreye Irunga Gasto uyu ne Miss Murenge twagiye tumubona muri za Teresa wa Yesu ni izini ko
YouTube channel bemfluencinga ibijyanye n'umuco w'abanyamurenge tugomba kubacamo kuko abimana yabahaye igihugu umwe muri abo banyamurenge bakorera imana bamwita Museveni Ndondo agiye kumanuka Nairobi uyu yakoranye indirimbo na MC Tino ahanga ibazo uwo munyumbe wakoranye na MC Tino ariko akabazwiho ko akora indirimbo zijyanye n'umuco wa kinyamurenge bagiye bateza uru ruganda imbere n'irunga tuza no gusanga ndi gukurikirana ayo makuru baramuzi yajya agaragara mu masura atandukanye cyangwa mu makarakter atandukanye hamwe akita Rudoviko andi akita umusore Gitora nibi ibintu nk'ibyo nyine urumva ko abayandagaza ariko baje kumurya umushinga we nza kubimenya uburyo bamukoreye ubugome nza kumenya n'umuntu wamuriye umushinga leta arimo muri Amerika uri kumva uwibwa umushinga ni Papa Legend oya uwibwa umushinga n'uwirunga Gaston waje kuba MC yaratangiye projet yitwa Terezia wa Yesu aho ngahirega n'ahantu nabaye aba n'abantu twabanye nzi noneho mbivugiye iki sinshaka kwinjira muri ibi ahubwo nuko n'uwo Papa Legend wa Bretsinza abanyamurenge wagiye yigaragaza nawe bashatse kumurya umushinga nyuma yuko azanye Miss Murenge bugacya noneho season ya kabiri akazana Miss Murenge ward hakaza kuza abantu aribo nakubwiye ngo Queen w'abagabo uyu nawe ni umudamu ariko w'umunyamurenge aba Ohio Dayton nawe baza kwipanga babonye ko Papa Legend ari kugafata bipanga kuzana Miss Munembwe mugewe yabijyanye na Nairobi ariko bakaba hari andi selection bakoraga yaba Miss muri Amerika bigafuba nyine ntibatwike kuko Papa Legend yabarushije izina batangira kugenda bamugenda runono ubwo tubonereho umwanya wo gusuhuza byose murenge murenge rwose ariko hakamuvoma cyangwa se YouTube channel umoja wetu hari ya boss wa umoja uri kumva nawe nono yashatse kurya umushinga Papa Legend uri kumva icyo kintu Papa Legend ko yahuritse yego noneho ariko yarafashe cyane muri kino gisata ku buryo atabura abantu bamugendaho yego uri kumva jara urumva ibintu uyu Papa Legend yagiye acamo bashaka kumutwara umushinga biza kurangira noneho afashe ibyangombwa ajya muri Amerika nagiye mbona ejo bundi ni nabwo namenye n'amakuru y'uburyo uwitwa Coach Gayeri niyo mpamvu nshaka no kumuzana muri uyu mwandiko Coach Gayeri hari abakire b'abanyamurenge bamaze gukaba muri Amerika bafite n'ibintu bayoboye urabona hari ukuntu habaho gavana wa leta muri Amerika nono gavana yenda tuvuge kayoboye nk'intara nono turebe nk'uyoboye umurenge usiko hari n'abanyamurenge bagiye batera intambwe batangira kuyobora imijyi imwe hariya za Texas ariho dusanga Papa Legend ejo bundi nibwo nabonye ifoto yararimo namwe mu bayobozi biriya mijyi na za Arizona na Maine b'abanyamurenge bagafashe umva urwego bagezeho na Coach Gayera ari muri iyo foto uze kunyumva na Coach Gayera yirimo yariteretse aza gushaka ibyangombwa azana Nairobi ashaka ibyangombwa by'uyu mushinga ndetse aza kuzana na version ya kabiri noneho y'ibijyanye n'impano z'abanyamurenge yitwa Murenge Talent ibresinga abanyamakuru abantu bafite impano zitandukanye ibyo nabyo yamaze kubyinjiramo kandi none ari guhemba kayabo Misi amuhemba ngo $1,000 abo muri Talent bo ni za $300 bitewe n'ikiciro urimo ni umuntu uri ku blessing iriya showbiz y'abanyamurenge cyangwa iriya community Papa Legend agiye gukora ibiki rero nyuma yuko Imana imurinze izi nkozi z'ibibi zashaka kumurya umushinga mbabarira nzikumire zumvaga byagenda gute Papa Legend n'ukuntu akunzwe Imana yamublessinze nawe agiye guhita agera ku rwego rwa Karomba Gayeri aho ari hariya katikati nawe agiye gushinga sober living umva ibintu ntamenye rero twabisobanuraga nabi sober living irimo ibyiciro bibiri icya mbere hari abantu basabitswe n'ibiyobyabwenge ari bo bantu ari cyo cyiciro bakaromba barimo ari cyo cyiciro bateye musi bagiye kujyamo narabivuze noneho Papa Legend we hari ikindi kijyanye na mental health ba bantu bangiritse mu mutwe atari kubera drugs ari kubera bavutse babandi twita nka debile
iki bo na maguyi erega umuntu wa drage ashobora no kuza akinywesha ibintu nyine akaza ukamuregistaringa ariko wa mental health we bibari ibindi bintu ndabyumva rwose bari ibintu yavukanye wabyumvise urwego papa legend agiye kugeraho agiye kuba afite disability yego ni disability ariko ya bavukanye ibi ni ibintu bitazamo maguyi biba bigaragara agiye kubyinjiramo projet ibyangombwa bya nyuma agiye kubibona kandi nakomoje kuitwa Dr Sam Kidodos uyu ni umuvandimwe we bakoranaga izi projet za Miss Murenge na Murenge talent ariko ngo afite nabandi bavandimwe benshi bazafatanya uyu mushinga wa Sober Living ibyangombwa bya nyuma biri muri process tuberereke aba bayumbe rero ndagira mbabwire ko tugiye kwinjira turi mu kwa 11 kwinjira mu kwa 12 niho hazaba Miss Murenge iya gatatu kuki ya kabiri yari worldwide iya gatatu igiye kumanuka i Burundi ibujumbura umve ya creativity ya Papa Legend uburyo ari kwagura ibintu iya mbere yabereye Nairobi ari gutekereza u Rwanda abandi ba propose ya minembwira n'abapfubana Satana aratsindwa mu izina rya Yesu amen yego birangiye rero muri ya creativity amanutse BJ ariko noneho iyitwa Talent Murenge iyo bari gutekereza ukuntu bagiye kuyijyana mu Bugande wabyumvise ya creativity y'abajene bafite amaraso mashya uyu niwe nimero ya kabiri nyuma ya Mbonyi ubundi umunyamurenge waciye impakano kwisi bamwita Dr Paul Gitwaza aposi numimwe rukumbi muri Afrika bashize se niba bibonye muri comment bakubwira ko yikomanze kwari ni wabibonye ni washatse kungumira mu mayeri nimero ya kabiri bamwita Mbonyi nimero ya gatatu bamwita Papa Legend kutoka Texas uyari muri niwe munyamurenge wa mbere wakoresheje interview Gitwaza uyarakubwira ngo ibintu ngo by'ama interview si ibyanjye na za YouTube uyu Papa Legend niwe wabanjirije izindi YouTube channel zose zikorera Nairobi kubona silver button ubwo ngo JALAS yayibonye mu buhe mwaka ngayo nguko twijandike yemerera tuve Nairobi twahavuye ariko ubutumwa buragiye mushyigikire Papa Oji tutarahasoka M Frank tutarahasoka kugira ngo muhuze na Gitwaza duhite tubivamo mbabarira umuramyi umwe rukumbi M Frank mbabarira mwumva ya magambo tugende yacimaka kugisema yandishije ya magambo ntiwakurikira umva bana sifiwe ejo muri nakoze interview mbare ndakwivuga muno ariko ndakibazo ni mwikanisa umunyamakuru ambaza ikibazo ngo ambaza ikibazo ngo ngimusubize numva ndahishuriwe kandi mwese nzobatumira bana sifiwe arambaza namwe ndi umunyamurenge ndi umusegege kamwishwa abanyabyinshi niba bamuyumva arambaza ngo se kuba umuririmbyi kwawe aho ugeze izina ryawe nikirima y'ubwoko nikirima y'ubwoko izina rye tujye kwinjira mu minembwe jara no mu bijombo kwambuke bavugana na shefu umuhana ndavuga ngo ngiye gushaka amafaranga tegura igitaramo kirimo bano baririmbyi bose ndacanshaka itariki imeze neza kirimo bano baririmbyi bose hani wacu nitumara umuhana bazodushakire protocole nubwo nidushaka nditukagire menshi ngira amadolari 15-20 wanesa sifiwe uwo mugoroba kizaba ari concert nitumara mwese umuntu wese azotange nashaka 15 cyangwa 20 tuyafate tuyahe president w'umuhana bayohereze mu minembwe wabyumvise umukozi w'Imana wumvise inkuru dukeneye wumvise abantu dukeneye ko Imana ikoresha uyu nguyu ari muri Amerika Arimeni none tekereza ko ibyago byabaye muri Kongo mu minembwe byose bazarangazwa imbere n'uwitwa Dr Paul Gitwaza na Papa Legend OG babresinze ubu bwoko bagiye kumanuka iki gitaramo kigiye kuba kirabera Main Portland unoneho amafaranga yose azavamo bazajye kuyafashisha bahuye n'ibibazo n'ingaruka y'intambara ziri kubera hariya umvise abakozi b'Imana dushaka uyavuze iri jambo nyuma yuko abonye silver button reka Imana iba blessing reka Imana iba blessing yamaze kugirana imikoranire nande na Gitwaza
na Papa Legend bamanuka hariya abayumbe bongera kwitereka. Ejo bundi nabonye troll ivuga ngo ni gute abasore bano mu Minembwe bagenda bagata nyaboneka baje bakadusapotinga ibibazo bari barimo n'intambara ariko urabona ko bene iyi support ibifite akamaro yego ya aho ngaho ndumva ari fresh Gitwaza ari kuri movie kaze nabonye azigererayo filime abanyamakuru bazamanuka azigererayo bizaba ari amateka ni muri uku kwa 12 ndetse n'inyuma y'iki gitaramo cya Frank umuramyi badutumire tujyane yego utarambaza ikibazo cya kabiri ntandukanye mbere yuko urengaho ngiye kukubwira nti Gitwaza nabonye ari kuri movie kaze nabonye afite ibitaramo birenze navuze arena agiye kubaka ikubye inshuro ebyiri mu bantu iyo mu Rwanda ni 10,000 iyo azubaka ni 20,000 sinabivuze uyu mukozi w'Imana uzaka yabo rega ni worldwide Zion Temple Celebration Center ni worldwide afite n'indi kwijandike afite n'indi tour kuva kuri 6 kujya kuri 22 ahitwa New Zealand yego urumva Nouvelle-Zélande aho ngaho niho hari Madame Bag twanzike no muri Australia n'uruca abana arashakayo Pastor Ben na Chance arabasangayo twanzike yego nagira ngo ubanze unandukanyirize ubwira abakunzi bacu niriye tandukaniro riri hagati ya Adrien Misigaro na Gentil Misigaro ko natangiye nkubwira uburyo Apostle Mignone yagiye ku blessing Arizona none mu Bwongereza yajyanyeho Mbonyi kuki yifashishije Gentil kutoka Canada Adrien se Gentil Misigaro atandukanye na Adrien Misigaro technically urumva umukada abo bavandimwe umbajije apare kuba ari abavandimwe icyo nzi cyo nuko batavukana mu maraso gutyo ariko bafite ibyo bapfana bya hafi yego Adrien se bundi busanga waba Canada aba USA ngira aba USA Washington urumva rero nikeza ko Mignone yifashishije uri hafi nyine yaharigiye oya kandi Gentil Misigaro aba Canada Adrien Misigaro ni uba Washington nyine ariko agiye gukorana na Gentil kandi wibuke ko wazakorera Maine Portland US yamujyanye dejo turi ku munsi wa kabiri bazasozeje yamujyanye Maine Portland mu gihe Frank muri za 24 hono nazakora cya gitaramo azavamo yose azaruhukira mu Minembwe wazakorera Arizona mu gihe Mignone we kuva mu Bwongereza yisanze Maine twijandike rero mfura y'Rwanda mu minota yanyu tugeze Maine ndizera ko tugeze kwa Karomba Karomba si umukozi w'Imana n'umwemera nta video yakumira ndagukumira ibyo bitutse none se niwibuka video twajyaga tubona za Keti Bashabe ya hostinze ba Melody na ba Coach Gayeri kwirebero hari yaba katikati urazibuka pe ndagira ngo mbabwire isano bafitanye mbaziture none se Coach Gayeri na Keti urarizi risano ritubwire uri umunyamakuru ntago nakwemerera uri kwijijisha ndi kukubona yaribwire papa wa Coach Gayeri wibereye ahitwa Niboyi yego oya Kagarama avindimwe ku babyeyi bombi na papa wa Keti Bashabe breaking news natangiye kuzinjiramo manager uri kwigira ibiki ko dutohoza ngomba kuzangendera runono uyu muryango ubushize nari nkozwe n'isoni ubwo sibyo bintu byawe bimeze byubatse gute mugomba kubimenya mukamenya urwego rwanjye nicyo oya baburetse akase nziza simba nyibone yo sinziza umva bisubiremo rero kugira ngo unyigeho breaking news Coach Gayeri papa we wibereye Niboyi oya Dani Kagarama ni copy paste avindimwe na papa wa Keti Bashabe utuye kwirebero batazongera kubashijisha mukajya bagiye kumutereta ariko bamutamirada n'abavandimwe ubwo ushakemo kimwe ari yabishwa oya umwishwa w'abaki n'abavandimwe kabisa wamaze kubisobanukirwa reka rero twijere muri ya deliverance nakubwiye bari kuri papa nababyara ngiye kukubwira amakuru itugwa igihumure kihese si iminota ingahe se nushaka ibine yego ubu nta kindi gisigaye ngiye kukubwira amakuru navuze kuri Rugaju rigani nkubwira ngo akeneye deliverance narabeshyaga
reka nyamene none uwo mbwire nimba nayakeneye urahitamo urahita usifura mite dusigning out yego rwose ko ateye ubwoba ko ateye ubwoba tambuka gikada urakoze ejo bundi nakurikiranye runono muri wa mujyo RBA igera iravuga ngo ni gutaba abanyamakuru duhemba ku kwezi duha facility twishyurira ibiryo twishyurira kwivuza bafata publicité zari kudutunga bakazijyana ku ma YouTube channel yabo uwo mwandiko ndawumva ndaberereka ndashya yego ariko none ndavuga ngo kuki bagiye biguru ntege kuki batongeye kubomora aho ntibabakanze aho ubusi bwa buyobozi bushya aho se Sandrine Sheje yego ibyo bintu ndabyibaza mu mutima uzi bigiye kuba Jara ntabyo nzi ejo bundi ndi kumwe na Jalas twakoranye umwandiko mwumvisha amajwi y'ANTHA biganiro avuga ngo agiye kuva mu mwuga w'itangazamakuru urayibuka dukorana ikiganiro avuga ko agiye se agiye kuvamo ntago nayakinnye cyangwa nyakine oya uyakina we nyine urabyibuka ntago twakoranye icyo kiganiro ndabizi ko hari ikiganiro cya mbere twakoranye cy'ukuntu Gorilla Game yateraga inkunga bya bihembo birimo n'ibyo bakarenze batwaye ko babereretse yego ntago bwakenga kumvisha ANTHA biganiro okay abakunzi bacu barabibonye yego ku muntu bita ANTHA biganiro yari yarijanditse mu bintu byo kugura abakinnyi agurira amakipe ndetse asezera yari ari muri Togo yaranavuze ngo ndabura iminsi mike ngo mve muri iyi kariyeri abantu bagira ngo agiye kwinjira mu bintu byo kugura abakinnyi nicyo ndi gusobanura yego none umuza gace kagiye kuba ntago tukazi urambwira nimba Rugaje agiye mu bintu bya nyabyo cyatari byo urambwira bigenze biteze suri umusiniya oyabwira Rugaje urigana ubushize navuze umwandiko n'ibiki nzanamo n'amafaranga bahembwa n'ibiki na ba Lorenzo bakorera ubuntu sinabimanutse mbabarira bana n'aba stagiaire Jara wireba mana yaje uyu mwandiko uratuma abayumbe bantunga ibiganza cyane barabigutunga yego Rugaje barabakumira bababwira iby'amakontara birirwa bajyana bajya kwamamaza ama YouTube barababwira ngo mumese kamwe ba Gerard Imbabazi bameshe kamwe ba Ismael Mwanafunzi bameshe kamwe urabyibuka yega ni twese araho wababwiye ngo najya nzana shene mu yindi mbabarira ninjire yego kumwezi nakugaruka baburetse ninjire Jara Rugaje urigani yarokowe n'uwitwa Coach Gael amuhereza salere nza no kwitsa uburyo ikubye 3 yo kuri RBA nibisanzwe barani leta bafite fixed salary ariko private sector bo bafite ukuntu bagutumbagiza uyu ni umuyumbe ni kuvuga grand frère we bamwita Gasore ni pasteur ari Canada ntago navuye mu murongo nari nkomoje kundi muyumbe wa Yesu witwa ANTHA biganiro waje kubatizwa ibihuha nyine yari yangirije ariko turaza kumutunga ibiganza nawe zamwohereza kwa Julienne mundekere yego Rugaje urigani ananirwa gusezera ndakotiga ikiganiro yagiye muri The Choice birangira na Philip ari kumutuma ku bayobozi ariko avuga ngo ameze neza ariko hari kontra yitwa Fortibet ndayibona urayibuka barijanditsemo nabitwa ba Emeni yibizi na ba Lorenzo ndayibona bayamamaje ukwezi bari barasinye ukwezi haza n'izindi zitwa Kigali Golden ndazibona Golden Technology Kigali Golden Technology nayo mvuze kuri ejisho ryiza nayo mvuze bayishandikamo na ba Lorenzo na ba Jarike na bande bose bayijandikamo yego kumbi barabakumiriye nibazabyamamaza kuri YouTube channel zabo Rugaje urigani yavuze ngo nafize nafu birahagije nyuma yuko Action College na Mika za miliyoni ngewe birahagije ko ngomba gufata ya Coach Gael Kigali Universe nk'umuvugizi ndetse nkongeraho aya makampani bagiye bandutsa atandukanye nongereho nayo YouTube yampaga Jalas nta ndege agenderamo Emirene sinirirwa mwirukanga inyuma tujya ku blessinga abande bose simbona indege agenderamo Philipita yanuma kuri boss nkikiriza nka karya simba mbyumva mbabarira Jalas wibishikigana ndi gukumva turi kujya uwitwa Rugaje ariko murafata icyemezo gikomeye
akora mu kirunga muri za Maguma gusezera iyi televiziyo narabikubwiye amagambo navugiye kuri RBA ndavuga ngo ahangaha iyo wakorera ibiganiro bijya muri archive izamara imyaka 99 yego ntabwo ayo magambo nayavuze rwose Rigani yavuze ngo nafize nafu reka mene uhita ukumira mbabarire cyangwa se uhita uvuga ngo nagende mu isezerano yego nyuma yuko BNB bishatse umuntu bita Rugaju akayemerera ikiganiro kimwe mu cyumweru nacyo kikaza gupfubirana Kastari yari yaravuze ngo umwiza wese nzamuzana umva amakuru numvise yambwira boss Nyagahene Radiant TV 10 yamaze kumvikana na Rugaju ariyo mpamvu yiteruye kuri RBA aravuga ngo ngewe none ngiye kwamamaza ama company ngiye kugaruka kuri YouTube channel ngiye kugaruka mena ama interview yabande yabasamu Karenze K Fabrizio mu gihe yasereraga na Sabe yamwimye interview Rugaju we batangiye kuzimwemerera ubu ngo yamaze gukompoza letter isezera RBA yamaze gukubirwa 4 umushara agiye gusimbura ntabiganiro weyoboraga igisata cya siporo kuri Radiant TV Yumvira ababayumbe ba Yesu yumvira ababayumbe ukuntu biteretse Rugaju Rigani nyuma yuko tuvuze uburyo TV10 yari iri muri muvomite y'ubwoba iyoborwa na bakastari na babayingana bayago bagihari ubu ngubu yarafropinze na ba Faustinyo na bande na ba Jado Max baragiye babarira mene uravuga version yawe wincamo ngeka nkubaze baba ikiganiro cyabaye showbiz twavuye mu bakozi ba Yesu none sibo turiho kanshaka ijambo yuberetse gato kanshaka ijambo uzi kadanse TV10 yari iriho turayizi rwose ubu none ngo iyobowe na Yida nukuri kuvuga ba mugabo ni babere ariko ubwurigira ngo tubihindure showbiz sikugiye kunyangisha abakozi b'Imana nacyo twigarukire noneho ANTHA we araba yagiye yambutse ngiye kumena breaking yambutse surahazi nose nabivuze bimbwire nge mpereye kuri breaking ya mbere urayumva ute Rugaju Rigani wahembwa gasaga miliyoni kuri Kigali Universe Rugaju Rigani akomeza yahembwayo yego avuye kuri ya CV ya RBA ni byiza cyangwa ni bibi aho niho navugiye rya jambo ryo kuvuga ngo bamutunga ibiganza tumenya nimba bisengeye fata ijambo ryanjye yego Rugaju Rigani yego hari amafaranga yego nta mu boss aho ngaho muri abo babosi CV aramena na tese uwitwa Kazungu aramena na tekanye ubundi hari yadu reka nkwereke cyambere na amafaranga wewe pari y'amafaranga uziko buri Rigani yajya ashobora usanga agiye hariya akaribwa atangira kujya umubona yuriye indege kubera ko handi hantu yarari bitoroshye yego kubera ikipe arimo Seruvo yanga se waherekezaga aperi mbega ubugome bwa papa Kamba baba we ni Ruvu yanga kwizigira akabari hafi komisiyo yose yo kogeza match ni Rugangura bagashaka uwo bamwaritera naho ni kigomegome se Rugaju yisangagaye nagende umuyumbe wa data se turamenya tubigenza gute reka mene yego mena uwitwa antabiganiro nawe ni umuyumbe wa Yesu nawe gendana n'imirongo migari y'idini gihugu cy'isezerano byarangiye antabiganiro yarabeshye ngo agiye mu bintu ngo byo kugura abakinnyi namenye ubwino antabiganiro mutangire musasi bitenge mu mwakire muri leta zunze ubumwe z'iki za Abarabu nizo ngiye kuvuga hari za Manchester agendana nazo za Amerika ayo makuru rero nagira unyamenere kuri ofisiyeri munsobanukirwe ANTHA yijanditse muri ya mizo ye ya nyuma yo guteguza ko agomba gusoka mwadukumiriye ama publicité mwadukumiriye YouTube JALAS ari gufata bingahe mwarangiza none ukavuga ngo ngiye sinyatamire n'abaterankunga bamerekeje na Fortibet mwarayindukije reka nisange hariya nanjye muri private sector nkora ibyo nshaka kai none bankubira umushahara wabwiyumvise abayumba ukuntu bari kwinjira mu masezerano ubu ni Rigani ubwo noneho ndashaka ko uza kumenya sheri oya ngo sheri inshuti yakadasoka y'uwitwa Israel Mbonyi bamwita Tontoste oya Tontoste ni byaje bihuriye oya wikomeretse
tontoste wikomeretsa okay inshuti ya mbere yakadasohoka isura Israel Mbonyi katikati hehe wamvumuzi nyine he hatuye ntaho nzi mbega ibanga rya JALAS ye baba we mu rugando ntago haze mu nce ya convention se umva uyu munyamakuru turekom ntahuzi inshuti ya mbere imukorera delivery nini ntago ari tontoste nabimenye okay yego okay uyu mwandiko tuwusaje gishobiz man urabona abantunga ibiga akoze jara dusoje wamindishije roho none se byari bikwiye turasoreza mu ijambo ry'Imana rya Yesu rishaka none turarishaka rya Yesu rishake bitari inshuti zikuru rya Yesu rishake riduherekeza niko turareba irihe none no munsira ngese ko mbanyafite uyu munsi so urashaka kutugenera irihe signing out umwandiko w'uyu munsi kugira ngo turebe ko batublessinga Niri jambo ndituye Rugaju rigani riboneka muri Zaburi ya 32 gice cya 8 nzakwigisha nkwereka inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho amasengesho ya Pastor Gasore mukuru wa Rugaju amasengesho Rugaju yasengeye Uvira za 2004 ngewe nari ndimo nirebera zitwa za Mirase yego bace bicengo n'aba Crespo banyuranamo ya masengesho yasengeye ku musozi wo mu Bugande Imana irayashubije bagiye kumukubira agiye kujya muri private sector maybe nazajya no kuri BNB gutamira y'ikiraka umenya batazaba mukumira ariko dusanze muri Zaburi havuga ko Imana izamwereka inzira azacamo uwo bamwita Rugaju rigani Mutaramu Dani tubwiye ati musome mu Efeso 6:10 yego agira ati ibisigaye mukomerane mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi ubundi mubana amahoro none nibihe bidashira amen yo Dani disi ntabwo yataye yo Dani wanjye bumusare sha ntuzazirohe mu makanifu nukuri bumusare wa Yesu musare wa Yesu Mandela niwe waririmbye ukuntu yabonye Imana yego nuko nazi kuririmba mbanyi bataye oya dutemo za Davis ndikuzi uziririmba njya nzimanuka kaniyanda yandi yego agari ibintu byanjye biranjabutse Yohana wa gatatu cyangwa se ibaruwa ya gatatu Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ku murongo wa 10 igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo urasigara amahoro yego inshuti ziragutashya unahirije inshuti yego uzivuze mu mazina umukada utangira mu mazina tumukada ndagutaye rero utashye inshuti asante sana turabakunda jara utaranchika mbabarira wicare wincika pura y'u Rwanda baba we uranyegese uyo niwo mujyo wacu yego dusoza ayo nguko rero JALAS bari kugenda tebya muri wa mujyo wacu ariko kandi nkuko bisanzwe buri munsi musanga umukada kuri Nino TV niho tubana umunsi ku munsi umuntu waba ukunda ibiganiro byacu yahadusanga kandi mudushyigikire naho ni mu rugo ariko nanone nsozanya na nimero zanjye za telefone kugira ngo umuntu ufite ikibazo ashaka kumbaza inyunganizi na blessing abakozi b'Imana n'isengesho rize kubona aho oya bakureba ijisho ryiza umukada bakureba ijisho ryiza rero z'umukada bacunga uri kuburiri bagusengera ni 0788 mudushyigikire ibitaramo ni byinshi muri iyi minsi mikuru kandi nta handi bizaca atarakura officiel Imana ibarinde ibiganiro nk'ibi nakagaruka kandi tuzatubicamo gikada asante sana